Nitwa Dr.NIYITEGEKA Theoneste, nkaba ntuye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Muhanga, umurenge wa Cyeza. Ndi umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu, nkaba umuganga, ariko nari maze imyaka 15 mfungiye mu magereza atandukanye yo mu Rwanda. Muri ubuzima mu magereza ntabwo bwari bworoshye, batugaburiraga n'ubu kandi abanyururu cyangwa se imfungwa n'abagororwa baracyakomeza kurya igikombe cyuzuye ibishyimbo bivanze n'ibigori. Icyo gikombe kikaba ari iki ngiki ni rwo rugero, umuntu ahabwa ibikombe 2 ku munsi, ariko nanone agahabwa n'igikoma, ibikombe 2 byuzuye kino gikombe. Ni ukuvuga ko umunsi wose ifunguro ry'umugororwa cyangwa umufungwa riba rihwanye n'ibikombe 2 by'ibigori bivanze n'ibigori, rikaba nanone rihwanye n'ibikombe 2 by'igikoma cy'amasaka. Nta kindi cyo kurya cyangwa inyongera umunyururu yemerewe guhabwa na leta muri iki gihugu, kereka ufite ubushobozi akaba yakwigurira agasukari, akaba yagura umukati, yagura imbuto, ariko umukene nyine ategerezwa kurya ibyo ngibyo. Muri ubwo buzima rero bwo mu magereza, abagore nabo bakunze guhura n'akaga cyangwa se bagahura n'ibibazo, cyane cyane igihe bagiye mu mihango, dore ko nabo bahabwa igitambaro cyitwa kigoma, baba aricyo bakoresha mu mihango. Icyo gitambaro kikaba ari iki ngiki, nicyo mbese buri wese ahabwa buri kwezi, akaba aricyo yifashisha mu mihango. Iki gitambaro kirashyuha cyane, muri cyagenewe gushyirwamo abana bakiri batoya kugira ngo bafate ubushyuhe. Gikunze rero kubatera ibibazo mu myanya myibarukiro n'imyanya y'igitsina. Ibyo rero barabyihanganira, ariko kubera ko nyine turi mu magereza ni ukubyihanganira. Ikindi gikunze kugora abafungiye mu magereza ni uko iyo umuntu yinjiye muri gereza agomba kwimenya ku bijyanye n'isahani azariraho, ariyo iyi ngiyi, iyi niyo nariragaho. Agomba no kwimenya ku bijyanye n'ikiyiko azarisha ndetse n'igikombe azanyweramo. Umuryango we rero ukaba ugomba kumushyira ibyo bintu. Ariko ikindi nanone, muri gereza ntabwo batanga amatora. Ugeze muri gereza agomba kwimenya ku bijyanye n'amatora, cyangwa se ubwo nyine iyo adafite amatora aryama ku mbaho zitagira amatora. Ikindi nanone, ibiringiti nabyo agomba kwimenya, ariko rimwe na rimwe hari igihe abagira neza batanga ibiringiti cyangwa se amatora nkeya, ariko ubundi umuntu wese agomba kwimenya. Ku bijyanye n'inkweto rero, inkweto nazo gereza ntabwo itanga inkweto. Buri wese agomba kwijyanira inkweto, utazifite ubwo urumva ko ahura n'akaga. Mbese muri make icyo gereza iguha ni igikombe cy'ibigori bivanze n'ibishyimbo, bikaba ari ibikombe 2, ugahabwa n'ibikombe 2 by'igikoma buri munsi, ugahabwa n'ikabutura n'ishati ya yindi y'iroza, cyangwa hari ibindi bijya gutukura, ariko akenshi ntabwo ari buri wese ubihabwa kuko nabyo biba bikeya. Ibijyanye n'imyenda yindi rero y'imbeho cyangwa ibindi, ni umunyururu cyangwa se umugororwa cyangwa umufungwa ugomba kwimenya ibyo byose. Abenshi rero kubera ubukene bahura n'ibibazo byo kutagira ubushobozi. Ikindi ahangira ngo mbwire abantu bafite abantu wenda bafunze, bagomba kumenya ko bagomba kubahiriza amatora yo kuryamaho. Amatora nyine iriya Rwanda fomu, cyangwa ryanaryama kwitwa salama fomu. Salama fomu ni akamatora keza cyane koroheye abantu bari mu kaga kugatwara, ako niko riryameragaho. Ikindi nanone, abari mu magereza bahura n'ikibazo cyo kurwara amenyo, kubera yuko nta muti w'amenyo bahabwa, nta n'uburoso bahabwa.
turazinduka mu gitondo rero tugafata amazi tukongeguza mu kanwa, tukanyuza urutoki mu kanwa. Icyakora isabune turayihabwa, isabune turayihabwa yo kumesa imyenda, ni nayo dukaraba. Aha rero nkagira bagira bashishikarize none abantu bamenye yuko ibyo byose, ibintu by'isuku, za esuwime, ibiki byose, ibi byose ni umufungwa cyangwa umugororwa cyangwa umuvandimwe ugomba kumumenya. Aha rero mushobora kwibaza muti nanone Dr.NIYITEGEKA amaze imyaka 15 muri gereza. Nibyo koko amaze imyaka 15 muri gereza, ariko nk'uko muri bubibone ntabwo nigeze nta cyaha cyampamye kigaragaraho. Ndibubasomere inyandiko zimfunga. Inyandiko zimfunga zivuga yuko nanyuranyije n'ibikorwa biteganywa mu ngingo ya 11 igice cya 4 cy'itegeko ry'agacaca. Nkaba kandi narahawe igihano giteganyijwe mu ngingo ya 14 igika igice cya mbere igika cya 4. Aha rero nkagira bamubwire abanyumva yuko ari iyo ngingo bavuga ko nakoze ibikorwa bitemewe muri iki gihugu. Nta mushingamategeko wigeze avuga yuko uzakora ibikorwa biteganyije mu ngingo ya 11 nk'uko nayivuze azahanwa, kuko ntabwo bibujijwe ibikorwa biteganyije muri iyo ngingo. Ntabwo ari n'itegeko bagombye kuba yaragiye muri gereza agiye guhanwa kubera ibyo bintu bavuga ko biteganyijwe muri iyo ngingo. Ndagira ngo mbasomere icyo itegeko riteganya. Aha urukiko rwemeje ko NIYITEGEKA Theoneste Dogiteri ahamwa n'ibyaha aregwa hakurikije itegeko rya gacaca agaka ka 4 ka ya ngingo twavuze ya 11. Aha rero nidufata igitabo cya gacaca tukajya kureba, turasanga yuko ingingo ya 11 iteganya iki. Ingingo ya 11 ivuga ibyerekeye impuzabikorwa, inama mpuzabikorwa. Nta cyaha, nta gikorwa kibujijwe iteganya, ndetse na kagaka ka 4 bavuga kayo ntacyo kavuga ku bijyanye n'ibibujijwe n'itegeko yaba yarakoze. Bivuze yuko rero nabaye muri gereza ku bikorwa ubundi bitari bibujijwe biteganyijwe muri iyi ngingo. Aha rero ni urugomo nakorewe. Ikindi cya kabiri, urukiko rwavuze ko rwarakomeje ruravuga ngo NIYITEGEKA akaba ahanishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 hakurikijwe iriya tegeko navuze haruguru rya gacaca. Ndibubagezeho mukazasoma mukareba uko riteye mu ngingo yaryo ya 14 mu gace ka 4 agaka ka mbere. Nyamara rero tugiye muri ya ngingo ya 14 ntabwo dusangamo ko umushingamategeko yateganya ko harimo ibihano bizahabwa abasaba bakoze ibyaha ibi n'ibi. Ingingo ya 14 ivuga ku bijyanye n'abagize inteko z'inkiko gacaca. Bavuga ko ari abanyarwanda batowe n'inama rusange z'utugari batuyemo. Bivuze ko nabaye muri gereza ku cyaha umushingamategeko, ku bikorwa bavuga ko bibujijwe ariko umushingamategeko atigeze avuga ko bibujijwe. Ni urugomo nagiriwe. Ikindi cya kabiri, nahawe igihano cy'imyaka 15 hashingiwe ku ngingo namaze kubabwira ya 14 agace ka 4 agaka ka mbere. Kandi iyo ngingo ntabwo ivuga yuko umushingamategeko ntabwo yigeze avuga yuko hateganyijwemo ibihano rwose bizahana abantu. Bivuge ko nanone ari urugomo nagiriwe. Ubwo rero abahanga mu mategeko muzaturebere utubwire, dore ko ugendanye ntanze umusanzu gusobanura ibyambayeho.
aba rero bavandimwe, kugira ngo dukomeze tubane neza, tugire ubumwe n'ubwiyunge, muri make twirinde amacakubiri, ariko nanone amategeko y'igihugu akurikizwe nk'uko abashingamategeko baba bayatoye. Niyo haba ari inzangano ziri mu bantu, ariko ubutabera ntibukoreshwe nko gukemura ibibazo hagati y'abantu. Ubutabera bukurikizwe mu gukemura ibibazo bishingiye ku mategeko. Umuntu ntajye muri gereza ku bikorwa bavuga ko bibujijwe kandi bitabujijwe. Ntajye muri gereza ku gihano bavuga ko umushingamategeko yateganyije kandi atarigeze agiteganya. Mugire amahoro. Uwo mwaganiraga umuvandimwe wahoza ku mutima ni Dr.NIYITEGEKA Theoneste. Mugire amahoro.